twongeye tubahaye ikaze ku Muragwa Family TV bakunzi bacu. Nkuko bisanzwe turongeye turahuye muri wa mwanya dura tukiganirira imbere ya kamera mukaba muri kwabona umutumirwa twamuha ikaze. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye byo mu buzima bugiye butandukanye muri secteurs zigiye zitandukanye. Nutubazo tumwe na tumwe abantu bagenda bibaza cyangwa se umuntu agenda ahura natwo. Ikibazo cya mbere, ubaye uri nk'umukoresha ukaba ufite timu ngari y'abantu ukoresha cyangwa se umubare munini w'abantu ukoresha, kuri wowe wajya wita cyane ku masaha umuntu yagereye mu kazi cyangwa wajya wita ku musaruro wa mukozi yatanze igihe yageze mu kazi? Ngiye najya nita ku musaruro, kuko umuntu ashobora kuzinduka ariko ntagire umusaruro atanga, undi agakaba yagira amasaha badasanzwe bagiraho ku kazi ariko yajya mu by'akazi ugasanga ni utanze umusaruro. Gusa nabyo ntago byaba ari byiza ko umukozi yajya yigerera mu kazi yashakiye ariko habaye impamvu runaka akaba yagira ku kazi akerewe, ariko ibyo asabwa akabikora, ngiye ntacyo byambwira. Akabazo ka kabiri, uramutse ufite inshuti yawe magara ikaba ifite ubukwe cyangwa se ifite ibirori runaka, ikakwiyambaza igushaka wenda ubufasha bw'amafaranga, ariko ayo mafaranga ukaba wari uyabonye wenda wari umaze nk'umwaka cyangwa se nk'igihe cy'amezi 6, hari umushinga wari warapanze uvuga utari amafaranga ninyabona nzahita nyashora muri iki ikintu bivuze ngo wari umaze amezi 6 gipanze cyangwa umwaka gipanze, icyo ubura ari amafaranga gusa. Ayo mafaranga urayabonye uhise uhura na ya case ya wa mushuti wawe magara igusaba amafaranga, hagati aho icyo wakora ni iki? Wakomeza wa mushinga wari warapanze wari umaze igihe kinini utegereje amafaranga yo kuwutangiza, cyangwa wawirengagiza ukagoboka wa muvandimwe wawe cyangwa inshuti magara yawe? Ya nakomeza umushinga wanjye, none se aba yaragiye gutegura ubukwe nta mafaranga afite? Sure. Cyane rwose. Okay. Nakomeza umushinga wanjye nkawukora, ahubwo wenda nyuma y'igihe runaka nkazamusura, ariko muri ako kanya nta kintu wamufasha. Bo ntabwo nafata ayo mafaranga nagiye kujyana mu mushinga ngo nyatwerere mu bukwe, reka. Urumva byaba byiza kumusobanurira impamvu se wenda nta bufasha nk'ubwo yaragushatse wenda umuhaye, cyangwa kumusobanurira impamvu wenda atabonye ubufasha aragukenewe si ngombwa. Reka gutwerera ntabwo ari itegeko, gutwerera n'ubushake. Ubwo rero kuko n'ubundi wamutwerera utamutwerera ubwo bukwe buba buri bubi, ngero numva ntafata ya mafaranga nangiye kujyana mu mushinga ngo nyatwerere, reka. Akabazo ka gatatu karasa nka koroshye. Uramutse ubonye amafaranga, tuvuge wenda uyabonye wenda bigutunguye, ariko hari igihe umuntu ahura n'ikiraka wenda agahita akuramo amafaranga atari yiteze wenda ko muri uko kwezi yari buzakorere, noneho ariko ukumva ayo mafaranga ntago ushaka kuyaspending, ntago ushaka kuyarya kwa kandi amafaranga tugomba kuyarya. Oya, hari igihe nyine abona ukavuta amafaranga ntago nshaka kamfira ubusa. Noneho hari amahitamo abiri. Ushobora kuyasevinga, kuyabika nko muri banki n'urugero, cyangwa se ukayagura ibikoresho uzi neza ko bishobora kukubyarira inyungu. Ni urugero wenda ushobora kuvuga uti ndamutse nyaguze wenda nka moto ishobora wenda kujya mu muhanda igatangira wenda ikambereza, cyangwa se ngiye kuyashyira muri banki wenda igihe nzayakenera, cyangwa se nyuma y'umwaka nzajya kuyakuramo nyakoresha ikintu wenda napanze neza. Muri ubwo buryo ko ari bubiri aho wakwifuza kuyashora cyangwa se kuyashyira muri ako kanya bwa bubuhe? Byaterwa n'uko angana. Ndamutse mbonye amafaranga ari menshi nshobora kuyashora nkabanagura nk'ubutaka bukaba buri aho ngaho, ariko ari makeya ntashaka guhita nyakoresha muri twa tuntu twako kanya, nayashyira muri banki nkayabikamo bakayambikira, ariko muri bwa buryo bwo kwizigamira ku buryo wenda nanjye nzabonaho akandi kantu karenzeho gatoya.
urakoze cyane ku kijyanye n'ubwo buryo bwo kwizigamira, ubona aho urubyiruko rwakwisanga cyane muri ubwo buryo uko ari bubiri, aho urubyiruko rwakwisanga cyane cyangwa se aho urubyiruko rwagakwiye kwibanda cyane ni hehe? Ni muri uko kubitsa cyangwa ni muri uko gutekereza wenda kuvuga uti ngiye kuyaguramo ikintu kibe cyunguka? Aho ngaho byaterwa n'uburyo abonamo amafaranga, ariko muri rusange uburyo bwiza bwakabaye bwo kubanza kujya kubitsa muri banki, kuko urumva ko utangira ku mafaranga make utahita ugura ikintu gifatika. Icyiza rero nuko ayo mafaranga make yababonye yajya kuyabitsa nko muri banki, no yazagwira akaba yashaka urugero atangira kugura nk'amatungo magufi, byaterwa naho ashaka kuba, niba afite ahantu yayororera cyangwa se niba hari nk'ahantu ashobora kugura nk'akabanza ka makeya akaba yakagura. Ariko gutangira usevinga ujya mu bintu byo kugura ibintu runaka biba bisaba amafaranga menshi. Ahubwo wowe banza utangire handi hatoya ubika make namara kugwira ubone kuba wakwagura ibitekerezo by'uko ushobora gukoresha ya mafaranga yawe. Urakoze cyane. Tugiye wenda nko ku ruhande rw'urubyiruko, ugerageze wenda niba nabyita kugira inama nk'urubyiruko cyangwa se wenda kwishyira mu mwanya w'urubyiruko. Umwanya w'urubyiruko ubona ari iki gituma urubyiruko abenshi dutinya kwihangira imirimo binyuze mu buhinzi cyangwa se ubworozi? Ahubwo ugasanga twese turashaka gucuruza inkweto, turashaka gucuruza amatelefone, turashaka gucuruza imyenda, kandi downtown cyangwa se Giporoso nyine ahantu hari expose, ahantu hari abantu benshi, kabone nubwo mwahurira mu iseta muri abantu 10 mukora ibintu bimwe ukumva nta kintu bigutwaye, nyamara aho hantu nta nyungu nyinshi muri kuhabona. Ariko kubera ko ari i Kigali urubyiruko twanze kuhava. Ugerageje nko kwishyira mu mwanya wenda w'urubyiruko rutekereza wenda nko kwihangira umurimo, ubona ari iyihe mpamvu ituma dutinya kujya kwihangira umurimo muri ubwo buhinzi cyangwa ubworozi? Mu buhinzi cyangwa ubworozi nge ntekereza ko byaba bisaba amafaranga atari makeya, kandi bikaba binasaba kuba ufite aho hantu uri bujye guhinga cyangwa se uri bujye kororera. No ugasanga urubyiruko cyangwa se n'undi wese ahisemo kuza kuba yatangira imirimo iciriritse mu mujyi, kuko wenda ari kubona byakunda bitewe n'amafaranga make. Nkuko wari ubivuze, nko gutangira gucuruza inkweto, ashobora gutangira acuruza n'inkweto 2 cyangwa 3. Hari nabo usanga nk'ahari kugira ngo ni ibyabo kandi atari ibyabo. Wasanga ari kugenda ahamagaye abakiriya akaba ati ngwino nkugurisha inkweto aya naye, ariko we akaba yavuganye na wa muntu nyiri inkweto bwite. Kaba turugero, niba inkweto ari 20,000 nuza n'umukiriya w'ibihumbi 25, 20 azaba yanjye, 5 bibi byawe. Urumva rero kuri wa muntu ufite izo mbaraga, ufite iyo ubwo bushaka bwo gushaka kuzikorera, aho ngaho bizamuha icyambere, biri kumuha amafaranga nubwo atari menshi, ariko biri no kumwungura ibitekerezo, bigatuma yaguka mu mutwe akaba ati ibyo byose nanjye mbonye amafaranga nakora ibi nibi. Ugasanga nuko nguko bigiye bigenda. Ariko ibyiza nuko aramutse babonye igishoro bashobora kujya muri icyo cyaro cyangwa se mu nkengero z'umujyi bakaba bahakorera ubwo buhinzi cyangwa se ubworozi, kuko n'umushinga mwiza rwose wunguka. Niba mbyumvise neza uravuze uti impamvu asanga urubyiruko rwinshi duhurira muri izo nkweto cyangwa imyenda nuko usanga uburyo bwo kubitangiza buba bworoshye, cyangwa ubufasha tuba tuzabona mu gutangira iyo business buba bworoshye ugereranije no gukora ubuhinzi cyangwa ubworozi. Cyane rwose. Urakoze cyane. Hari bamwe bajyaga bibaza impamvu ngo usanga urubyiruko muri iyi minsi turimo turacuruza inkweto cyane gusa, imyenda gusa, cyangwa se turimo turacuruza amatelefone, ariko ugasanga ubuhinzi twarabutinya. Impamvu niyo ngiyo nuko uburyo wakwa accessinga cyangwa se wabona igishoro kikujyana mu buhinzi uba ari bunini ugereranije n'uburyo watangira kwikorera binyuze mu nkweto cyangwa se izo telefone cyangwa iyo myenda cyane. Ikindi nashakaga kukubaza, hari abantu benshi usanga babona nk'umuntu ufite kampani, ugasanga baravuga ngo uriya muntu
ngagira ngo ikimenyane, ngagira ikene wabo. Uramutse uba uri nk'umukoresha ufite wenda nk'ikigo runaka cyangwa company, mu byo wagenderaho uri guha akazi abantu mufitanye isano, hazamo amarangamutima cyane cyangwa hazamo ubushobozi bw'uwo muntu ugiye guha akazi? Nge nakwibanda ku bushobozi. Kubera iki? Urajya guha umuntu akazi adashoboye ngo nuko ngo ari mwene wanyu, gusa urumva atabagiye kuguhombya. Hari igihe usanga abantu bavuze ati uriya muntu ninjya kurebera ku bushobozi biraza kurangira akazi nakamuhaye kandi nshobora kuza kwiteranya n'imiryango. Oya, icyo gihe ugiye kujya muri business ugatangira gutekereza bene ibyo ngibyo, ntago business yawe wazatsindwa hakiri kare, kuko uba ugomba mbere ya byose uba ugomba kureba akazi wirengagije amarangamutima. Bivuze ngo amarangamutima kuri wowe yaba makeya kurenza ubushobozi umuntu afite. Ubundi nta n'amarangamutima yakagombye kuza mu bintu by'akazi, kuko amarangamutima yangiza ibintu byinshi. Reba ubushobozi uwo muntu afite, umuha akazi kubera ko agakwiye, ariko ntumuha akazi kubera ko ni murumuna wawe, ni mukuru wawe, ni umwana wa murumuna wawe, ni umwana wa mukuru wawe. Oya, ibyo bintu ugiye kumuha ngo akore arabishoboye, numushyiramo se akabyica, bizagenda gute? Nibwo uzaba urukunguka, kuko uzahomba kandi nawe ntacyo azaba yungutse. Ahubwo ibyiza ni uko wareba ubushobozi bwe ukabona kumuha ako kazi. Bitari ibyo, reba ibyo ashoboye ari byo umufashamo kuba yakwagura ubwo bumenyi bwe, ariko abwira ngo aze muri company abyice. Reka tujye noneho mu myidagaduro cyangwa mu mikino. Muri iyi minsi hari kuba amarushanwa asa naho akomeye kuri uyu mugabane w'isi, kuri uyu mubumbe w'isi. Hari Copa America, hari Euro, kandi ayo marushanwa yombi asa naho ari kugenda agera ku musozo. Reka duhere muri Euro. Amakipe azakina finali mwabuza yariyo, batubwira yariyo amakipe azakina finali. Hazakina ikipe y'igihugu ya Espagne n'iy'Ubwongereza. Ubona muri izo kipe uko ari ebyiri, nk'ikipe n'ubundi ku mugabane w'i Burayi zifite shampiyona ebyiri zikurikiranye zikunzwe kurusha izindi zose zisigaye, ubona muri ayo makipe uko ari abiri cyangwa muri ibyo bihugu uko ari bibiri, ni iki uha amahirwe cyane kuzatwara igikombe cya Euro? Njye amahirwe nayaha igihugu cya Espagne. Kubera iki? Kubera ko urabona Espagne ukuntu yagiye izamuka kuva mu matsinda, wabonaga ari ikipe igenda irusha ayandi makipe. Ubwongereza nubwo butsinda, ariko akenshi butsinda ubona byagoranye, aho batsinze ku minota ya nyuma, batsinze kuri penalty, ukabona nubwo batsinze ariko batsinze batakonvense. Nyine ni nk'ibyo byabaye ku ikipe y'Ubufaransa, nubwo ariyo nafanaga ikaba yaravuyemo, ariko nta kundi. Nabo ntago batsindaga ku buryo ubona bari bakonvenka, nyine ngo babaga batsinze ariko ukabona wapi. Ubwo rero Ubwongereza nibugira amahirwe, ushobora nyine kuzisanga bwagitwaye, ariko amahirwe menshi ngiye nayaha Espagne, kuko ifite abakinnyi barimo bigaragaza, abana batoya kurusha Ubwongereza. Okay, hanyuma tugiye kuri ku mwanya wa gatatu nawe ukunda gukinirwa, bakunda kuhita ngo ni umwanya w'ububwa, ariko simamya ko ariko yenda byagakwiye kwitwa. Reka twivugire ko ari umwanya wa gatatu uzahuza igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'Ubuholandi. Ubona uwo mwanya wa gatatu ikipe ishobora kuzawegukana ari iyihe? Ngo umwanya wa gatatu bamwita umwanya w'ububwa? Niko bajya bakunda kuvuga, kubera ko amakipe awukinira ni amakipe aba yarananiwe kugera kuri finale. Ese ubundi amakipe yose yagera kuri finale byakunda? Ntabwo byakunda kameme, ariko nyine usanga izo ni za nyito cyangwa se ya magambo nyine bakunda gukoresha muri nuze mu mikino cyangwa muri football, ariko ibyo twere kubyitaho cyane. Ubona muri ayo makipe uko ari abiri ikipe ishobora gutsindira uwo mwanya ari umwanya w'ububwa. Umwanya wa gatatu.
umwanya wa gatatu umwanya wa gatatu uzegukanwa n'Ubufaransa. Kubera iki bikoroheye guhita udesida ko ari Ubufaransa? Ubona wabonye Ubwongereza byarabworoheye gutsinda Abahorandi, cyangwa urarebye Abahorandi imbere y'Abafaransa ubona oya Abafaransa nubwo batagize chance yo kugera kuri finale ariko bazabona uwo mwanya w'ububwa. Ni uwa gatatu, reka tubikosore. Hanyuma reka tujye muri Copa America. Copa America hari finale nayo ishobora kuba muri iyi mpera ya weekend, izahuza ikipe ya Argentine n'ikipe ya Colombia. Ubona muri ayo makipe uko ari abiri, ni iyihe iri favore cyane? Ni iyihe ikipe waha amahirwe ko ishobora gutwara igikombe cya Copa America? Ni Argentine. Kubera iki? Kuva batangira rwose iyo yatsindaga ikonvenka kabisa. Ubundi indi kipe yahabwaga amahirwe ni Brazil, ariko yavuye muri gukubita. Ubwo rero bisigara amahirwe menshi ari kuri Argentine. Hanyuma indi kipe Brazil kimara kuvamo, indi kipe yahabwaga amahirwe ni iki gihugura Uruguay. Ariko nayo iza kuvamo. Rero urumva ko Argentine na Colombia Argentine izagitwara izakisubiza. Byaba ari ibintu byiza kuri Lionel Messi aramutse atwaye ibikombe bitatu muri finale, ko ari 3 aherutse kugeraho, igikombe cy'isi cya 2022, Copa America iherutse, ndetse na finale y'uyu mwaka. Byaba ari ibintu ndumva cyaba ari igihe cyiza kuri Lionel Messi cyo gusoza kariyeri ya football. Ubwo bamwe babyemeza abandi bakabihakana. Okay, urakoze cyane. Ndeka tubashimire mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro kuva tugitangiye kugeza tugisoje. Tubibutse gukora like, share na comment. Murakoze cyane. Umuragwa Family, ibiganiro byayo nakagaruka. Ciao ciao.